Kristo Yesu akuzwe. Nitwa Nizeyimana Emmanuel, sengera mu muryango remezo wa Gihongora. Ndi umukristo, narabatijwe ndakomezwa. Sengera nkorera ubutumwa muri korali yacu yitiriwe Mutagatifu Cecilia. Ikintu ndi gushimira Imana rero, yuko ndeba narwaye akaguru karizana. Narwaye akaguru nivuza umwaka n'igice ndi kukirukanka mbangamo no gusenga. Ngeze kwa dogiteri mu Ruhengeri ati ngiye nta burwayi mbona. Ubwo ndashuha ndavuga se ko nishyuye mituweli nkaba ndya ibinini, kuki nta burwayi dogiteri ntibura dogiteri arebye nabi. Ntibura dogiteri arebye nabi. Gatangira nkajya ndagenda aho bandangiye muganga nkajyayo, ariko nkaza nyifatanya na korali. Abakristo barabizi ninjiraga mu kiliziya nari mfite inkweto ariko naziraga muri Rugabire, nabona imyate zinyishe, urukweto rumwe nkarwambara urundi nkarukuramo igiti kikagenda kiri kurebeka. Nagize amaganya ariko nkagira no kwizera gukeya ko narigeze naho ndi gucurikiranya amasengesho cyo nsubiye no kwa dogiteri. Aravuga ati weho nta twuma turi hano tw'imitsi, bishobora kuba ari imitsi, none wowe witegure igihe uzumva nzakohereza i Kigali baze kureba nimba ikibazo ufite ari imitsi. Ndagenda navuga nti rero Mana ni weho wandemye, na ni weho ungejeje hano, none rero reka nje ndaje gusenga mu isengesho ry'impuhwe. Mana uzanyumve. Ndaza hano isengesho ry'impuhwe, padiri aravuga ati abarwayi b'imitsi barakize. Ubwo njewe rero akaguru kari karatobotse hariho n'igisebe. Cyokoze numva ndishimye, ariko nkajyana reba uko nje gusenga nkareba igisebe niba cyakize. Ubundi hasigira irindi sengesho kuko akeshi turaririmbaga. Padiri aravuga ati umugabo umuvandimwe wari ufite uburwayi bw'igisebe ku kaguru cy'iburyo. Abakristo barabyibuka ku Murundi, sindi kwibuka itariki, atariko uwo muvandimwe arakiza. Ndavuga nti rero Mana nje nzaje gushimira ari inkovu rwose. Nijye tuje ikazuba naye nakiza, ariko ndavuga nti njewe nzatanga ishimwe ryanjye hani Busogo n'abakristo b'Ibusogo babyumve. Ndi gushima Imana rero ibyiza byose n'ubuntu yankoreye mu myaka yose namaze ku isi. Ngashima Imana uburyo nipfukishaga buri munsi, nkaba ku buryo ntasibiraga na rimwe, ubu nkaba ntari kwipfukisha. Ubu nyakuba padiri namwe abakristo ndi gushima Yezu nase n'umubyeyi Bikira Mariya, kuko nakize nkaba ndi kuvuga nti nipfukishaga buri munsi. None abavandimwe bategura ikibo rwose shiremo ituro ryanjye ryo gushima Imana, ibirenze by'Imana ibaho umugisha. Murakoze. Kirari yarakoze umuvandimwe ubuhamya duhaye. Ubwo rero bikora n'undi muvandimwe. Imana ishimwe ko wakize, rero ko wakize amaguru gukora ubutumwa gushize amanga. Kristo Yesu akozwe. Nitwa Mukasine Devota, nkaba nsengera kuri katedrali ya Ruhengeri. Ndi n'umukarisomatike. Icyo nshimira Imana rero, ku munsi wo kwa kabiri nafashwe n'indwara ku gicamunsi yo guceceka nkabikiragi. Mbikiragi ntakoroye, mbikiragi gusa nari nsanzwe ndi kuvugana n'abandi numva ijwi rirazimye. Ariko ku by'amahirwe nagiye ku bitaro, banyemerera kumpa imiti, barambwira ngo nzakira, ariko imiti nari ngiye kuyimara ntavuga. Ubwo nimugoroba turi mu isengesho rya saa 9 twavuze ishapure y'impuhwe z'Imana, yagiye kurangira numva ijwi ryaje, ni umumera Imana icyubahiro namenye kuvuga. Ishimwe cyane aguhaye kongera kuvuga. Nitwa Nyirakaratwa Alfonsina, nsengera kuri paruwasi ya Kampanga santrali ya Tero. Ubu mumbona mpagaze hano ndashimira Imana kuko yabashije kunkiriza uyu mwana yari afite igihorihori cy'inyuma cyatimbaguzaga kurusha icy'imbere. Uyu mwana akaba yari yarinjiye
naciye mu mirire mibi, nashyizwe ku rubuga mbasha guterwa inkunga n'ubuyobozi bwa leta kubera uyu mwana ndi nyina w'abana 7 ariko uyu mwana wa 7 yabashije kunshyira ku rubuga rw'igihugu ariko ndabyakira kuko nasengaga. Uyu mwana rero ibitaro byageze igihe binyohereza mu bitaro by'ibimuga ahantu hari ababikira bakorera, nawe n'ubundi ndamujyana baramugorora. Uyu mwana biranga bigera igihe banyohereza mu bitaro bya Ruhengeri kubonana na dogiteri mukuru wa Ruhengeri. Nkimara kuhura nawe yampaye transferi yo kuzaja mu Buholandi. Ndamubaza nti mbese mu Buholandi kugerayo bisaba ngahe? Arambwira ngo ni $3,000,000. Uyu mwana rero byageze igihe mvuga nti nagende, hapfa benshi, ni benshi bari kuzimu, nawe nabashe gutaha nzabishimira Imana. Umuntu umwe ntabwo yamiga abana 6, icyubahiro mbasha kurangamira ijuru kuko ari byo rifite byose. Ariko naje kuza mu sengesho rya hano ku tariki 17 mbasha kwitura hano n'amarira menshi n'ishavu ryinshi, ndavuga ngo Yesu ntabago nabasha kubona $3,000,000 ariko uyu mwana mu gushiza imbere nabo wo gukira azakira, nabo wo gupfa azapfa. Yesu ndamushimira kuko padiri yagiye kuvuga, aravuga ati hari umwana Yesu akijije igihorihori, ati hari mu kwezi kwa 5 ariko no mu kwezi kwa 6 ndagaruka na n'ubundi padiri abivugaho. Ndafata njani ko zuba ari kuri 22 na n'ubundi ngezeyo padiri yongera kuvuga kuri uyu mwana ko Yesu amukijije igihorihori. Tugarutse hano na n'ubundi ari mu kwezi kwa 10 uyu mwana padiri niho yavuze ati hari umwana nyina ntako atagira ubaga mu mirire mibi, ariko uyu munsi Yesu amukuye mu mirire mibi. Yapimaga ibiro 5 ngiye ku bitaro, uyu mwana basha gupima ibiro 10, mu kaboko apima 12. Nguko uko navanywe mu mirire mibi, none uyu mwana aracariho. Ni mu mpera Imana amashyi n'umubyeyi Bikira Mariya. Bigera naho njye mu Binyarwanda barambwira ngo urwaye ruva ku bitaro, byageze aho banyohereje shashika namazeyo imyaka 8 nifuza mu nda, ariko nabwo bikomeza kwanga. Nibwo umukobwa w'inshuti yanjye witwa Peraje ambwiye ati uzaze tujyane mu ishengesho ry'impuhwe hari icyo Imana izagukorera. Ubwo nagiyeyo bwa mbere Kazuba aribwo bwa mbere twarajyanye, ubwo nibwo tukivayo nageze mu rugo numva mu nda nanone bukomeje kwanga. Ukurikiyeho bwaho naje hano, mukuza hano nibwo naje nabwo mu rugo bari kunuka, bari kuvuga bati suri kuja he, wakwemera bakakubaga. Ndavuga nise bazi nzaje ku bitaro bambagiye urwaye butari kugaragara bizagenda bite. Ubwo bigeze aho mbaho ngaho nibwo naje gusengera aho ngaha mu isengesho ry'impuhwe. Ubwo narataje ngeze mu rugo by'amahirwe nabashije kuryama ndasinzira, ariko ndashima Imana yuko hari icyo Imana yankoreye. Ubu mpagaze aho ngaho ndashima Imana ko twongeye kuribwa mu nda, ubu ndi muzima, ubu mbere Imana amashimwe. Yesu yeza kuzwe. Wiragiye Nicole, mpagaze hano mfite ndi gushimira Imana ku bintu bibiri. Icyambere nshimira Imana nuko yemeye ko mpagarara hano imbere y'abantu bangana hamwe. Ubusanzwe nahagarara imbere y'abantu nyine bende imbere muri classe ngahagarara imbere nkavuga, ariko najya imbere y'abantu kuvuga nyine bikananira nkagira ubwoba. Cyo ni icyambere nshimira Imana. Icya kabiri ndi gushimira Imana, tariki 13 z'ukwa 8 nabonye ukuboko kw'Imana nyine ibintu byari byaranze nyine narihebye nkuko padiri yabivuze. Nanjye numvaga nina defanda, ubundi ndi umunyeshuri niga muri neza,
numvaga ntadefanda nziyahura ko nyine numvaga byarandenze kumara imyaka 4 njyewe ngasigara ntadefanze kubera minerivare. Ndashima Imana ko kuwa gatatu kuri izo tariki 13 nadefanze bigakunda nkagira n'amanota meza. Imana muyimera icyubahiro n'umubyeyi Bikira Mariya umuhimpundu. Gushima Imana kwanje kurandenze ntabwo nabona ukuntu nayishima. Nitwa Nyirahabineza Oliva nkaba naturutse mu kagari ka Gahondo mudugudu wa Musenyi, nkaba nsenga muri Santarari ya Murungu, nkaba ndirimba muri François d'Assise. Ariko none icyo ndi gushima Imana, uyu mwana yagiye kwara ikintu muzozi kirerera. Noneho umuntu bakaje baramba imiti ngo nisiga ntabwo nayisigaho mfite kwizera ndetse nazamuka muramu ndikuja kuyikora ubwo ndikuja gushaka ndigusa mu mbabari ya miti yanyu muyihorere ntuzamukiza arahari. Igihe cyarageze noneho nja ku bitaro, ngiye ku bitaro bakambwira ngo ntabwo umwana bamushobora uretse kuja kwa dogiteri bakamubaga. Noneho umwana nijoro cyaje kiramujya akambwira ngo ni impuye. Ndavuga nti Yezu ni wowe mpanze amazi kuko nje nta bushobozi mfite, uyu mwana umuvurira ubuntu. Igihe cyarageze noneho bati nishengesha ku Kintobo. Ndavuga nti ibyo nari ndakora byose ndaja ku Kintobo ariko umwana wanje akira. Bwarakeye nja ku Kintobo, noneho nibwo bavuze bati hari neje bundi gihe padiri agira impanuka ndi kuvuga kare iki ahubwo nawe namubonye ndiranezeza. Noneho nibwo tugiye gusenga, nibwo bavuze bati hari umwana wari umeze guca naguca bati Yezu aramukijije. Nibwo ngeze mu rugo ndaturama ndavuga ntumva nzi neza yo ko Yezu ahari, uyu mwana narakira uko biragenda kose. Noneho byageze igihe cya saa 9 z'ijoro numva umwana ari kwigira ukuntu mu kureba nsanga none ibisi byasandaye mu mubiri. Ndavuga nti Yezu numva ntizagukorera ngukorera 90 zishira. Ubu ndi gushima yuko umwana nta kibazo afite, ubucokoza n'ikiguma ntabwo cyari cyagira neza ariko nta kibazo. Yezu ni muzima, ni muzima. Hagaze ahangaha nitwa Abemera Marie Claire, ndi umubyeyi ushaka gushima Imana kugira ngo areye bagufashe mwe cyashize. Ubwo ndi kuvuga ko ncuruza inyanya mu isoko, abantu benshi barambye hano. Nabaye ndi mu isoko mbona umumama dutwageze ari kwirukanka ati mama Liliyo atirukanka cyane umwana wawe arapfuye. Ubwo naravuga umwana wanjye kora byari bazima yaba yishwe n'iki? Ati umwana ngize urufunguzo. Ubwo naraje ndi kwirukanka basi ntabwo nagera rugihe ndivamo njye gushaka moto, numva undi mubyeyi uhagaritse iyo ryacu nawe arampamagaye ati mama Liliyo ati nutinda gato urasanga ave mu mwuka. Nubwo nafashe moto ndaza ngeze mu rugo, umwana muzana hano kuri Busogo bati umwana ntacyo twamukora ni mu Ruhengeri. Ubwo twaragiye tugeze mu Ruhengeri, abaganga bafatanya na Yezu nanone sindiki akantu bakazijemo urufunguzo rusanga rumanutse mu nda. Ubwo rumanutse mu nda bavuga bati rero mama n'uri ntabwo ruvuyemo dore rugiye mu nda.
ubwo ndarwanye n'ubundi yezu azabikora. Ubwo nabaye aho ngaho mu Ruhengeri bigeze nyuma bambwiye bati rero ongeze kumucisha mu cyuma kuri shira turebe uko bimeze. Naragiye ngeza imbere dogiteri kuri shira abarambwiye ati rero mama igihe tugenda gisanga mu Ruhengeri ariko tukone uyu mwana nta kindi usibye kumubaga. Ubwo uwo munsi hari kwa gatanu nagiye kuri shira. Ubwo naraje ndabasima nanjye koko yezu koko wambabara ukantabara. Ubwo naragarutse nje mu Ruhengeri habaye ku cyumweru ndavandika ngende hariya ku ngoro ngende nje gushengerera mbibwira yezu niwe uramba igisubizo gifatika. Ubwo naragiye bampa gahunda yo kumubaga ku wa mbere. Ku cyumweru ndimo hariya ku ngoro. Ubwo ngiye kubona ntashe ariko nimugoroba umwana ufunguza aragwituma ku buryo ntageze no mu Ruhengeri muganga arambwira ati wa mubyeyi hari igihe abagore muza murambirwa ukaba watubesha ngo umwana ufunguza rwavuyemo kandi rukirimo ateka ngiye nuriye mufate munyuze mu cyuma ati maze nongere ndebe. Yafashe umwana ati ngaho mwambira imyenda amunyuza mu cyuma arangije barambwira ati mama ibyo watubwiye ni ukuri urufunguzo rwavuyemo pe. Icyo nicyo ndiko mpagaze hano imbere yanyu nshimira Imana ngira ngo mumpere Yezu amashyi n'umubyeyi Bikira Mariya kuko yashoboye Yezu umugabo. murakoze cyane. Reka dushimire abavandimwe rero bamaze gutanga ubuhamya. Reka tubashimire